Ni itangazo ryihutirwa, ni itangazo riturutse muri NESA, ni itangazo rireba buri munyeshuri wese uzi ko yakoze ikizamini cya leta gisoza uyu mwaka, ubwo ari abakoze basoza primaire P6, ari abakoze basoza O level senior 3 ndetse n'abakoze bashaka diplome senior 6 ndetse na level 5 muri TVET. Iri tangazo rirabareba, ariko mbere yuko nkubwira kugira ngo nkubwire ngo uyu ni umuyoboro mushya ugiye kujya ukugezaho amatangazo ajyanye n'uburezi, azajya aba yaturutse mu minisiteri y'uburezi, mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri, mu kigo gishinzwe uburezi bw'amasiyansi murakizi bacyita REB, muri Mineduc, muri HEC, muri RTB, hose amatangazo azajya aturukaho tuzajya tuyabagezaho. Tubafitiye kandi na gahunda yo kuzajya tubasobanurira amashami agiye atandukanye hano mu Rwanda. Wowe icyo usabwa ni ukujya aho hasi muri komenti nimba warakoze senior 3 ugatubwira ishami wahisemo, tukagusobanurira, tukakubwira amasomo bigamo, tukakubwira ibintu byose byerekeranye n'iryo shami, ukabasha kuzajyayo ufiteho ubumenyi bugiye butandukanye. Tubafitiye kandi no kuzabakorera video y'uburyo wareba amanota, ngira ngo murabizi ko buri mwaka hasohoka uburyo bushya bwo kureba amanota, yaba P6, yaba senior 3, yaba senior 6 na level 5, murabizi ko aba ari uburyo bushyashya buba bwasohotse. Niyo mpamvu nkubwira ngo kanda subscribe nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Turashaka kubanza kuzuza abantu 1000, ubundi tukagaruka tubakorera video y'uburyo bushya bwo kureba amanota. Ariko mu gihe hakiri kare, turagira ngo tuzabe tubasobanurira amashami hano mu Rwanda. Murabizi hari za accounting, za manufacturing technology, hari za computer system and architecture, hari networking, hari n'amashami menshi, ni amatrade menshi ari hano mu Rwanda ukeneye kuba wamenya kugira ngo ubashe gukoramo amahitamo yawe. Guhitamo ishami ryiza no kwiteganyiriza ejo hazaza. Tudatinze rero ndagira ngo nkubwire ngo mbere yuko dutangirana n'itangazo ryacu, ndagira ngo nkubwire ngo banze ureba hasi handitse subscribe, hakande ujye no muri comment uvuge ati mudusobanurire ibi cyangwa se dushaka ibi. Reka nkubwire ko tuzabakorera video y'uburyo bwo kureba amanota. Turaje tunababwire ngo ese abantu benshi muri kwibaza ngo bazafatira ku manota ngahe, ese buruse bazafatira ku manota ngahe, ese abantu twakoze senior 3 pass na amanota ngahe. Ibyo byose ni ibibazo muri kugenda mwibaza, ariko reka nkubwire ngo ubwo wageze kuri uno muyoboro uraje byose bikemuke. Ikindi kandi hari abantu bari kuvuga ngo gukosora, ngo bari gukosora nabi. Ibyo ni amakuru y'ibihuha. NESA abarimu bagiye gukosora, reka mbabwire ko ubu baranditse batangiye gukosora ibizamini bya leta, kandi barimo barakosora neza. Murabizi n'undi ko ikizamini cya NESA bagerageza gukosora neza buri munyeshuri wese, buri kintu cyose yanditse bakagihereza agaciro kiri ku rupapuro rwiwe. Reka kandi hari n'andi makuru yakomeje kugenda avugwa ngo NESA yongeyeho undi mwaka wo kwiga. Ibyo nabyo ni ibihuha. NESA yasohoye itangazo rivuga yuko ari ibihuha bibi cyane byagiye bikwirakwizwa n'abantu yuko NESA nta wundi mwaka yongeyeho, mu gihe bavugaga yuko ari imyaka 7. Ngende Aime, buri muntu wese yakanze subscribe kuri uno muyoboro agenda abona update nk'izi ngezi. Tubonane mu kanya.